nuko tuje kandi nuko tugarukanye na za modoka z'imiturika, tugarukanye na za modoka z'abakimaze, tugarukanye na za modoka z'abajejeta faranga. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka koko, ko nakoze icyo nagombaga gukora nkakuzana kuri Burashari TV, ariko niwe wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka zagenereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Ese koko wakoze subscribe cyangwa urambeshya? Ujya umbeshye ngo urankunda kandi ukaba utarakora subscribe. Gukora subscribe nta kintu bisabwa, urareba hepfo hano handitse subscribe, hanyuma ukoreho. Icyo gihe nibikora gutyo, buri modoka ndeka ku isoko zose uzajya uzibonera ku gihe. Buri modoka ndeka ku isoko zose uzajya uzibonera ku gihe, uzajya uvuga ngo urambeshya. Uyu munsi ndashaka kwereka imodoka nyinshi zitandukanye, imodoka amaso yawe atigeze abona, kandi ndakubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva kuri Burashari TV. Ntuze ko wacikwa nakuzanye kuri Burashari TV, namaze kuyigeza mu kibuga bushyashya. Nakoze icyo nagombaga gukora, nkuzana kuri Burashari TV. Ariko niyo wakoze iby'agaciro, wowe wakoze subscribe, wowe nkurikirana buri munsi, wowe buri modoka nteka ku isoko uyibonera ku gihe, wowe ufite inzozi zo kuzatunga imodoka muri uyu mwaka wa 2024, ni ukuri uruwo gaciro rwose. Aho ukura rwose Imana izagukubire. Mwe mwaguze imodoka, aho mwakuye Imana izabakubire, kandi nifuza ko muri uyu mwaka mushobora kuba mwazagaruka kugura imodoka, hanyuma mukagura imodoka ziruta izo mwari mwaguze mbere. Bivuze ngo niba waraguze imodoka ya miliyoni 2, mura nifuza ko nugaruka uzagura imodoka miliyoni 5, kuko imodoka naguhaye igomba kukubera iy'umugisha. Niyo mpamvu ngo tuguhera ku kiranguzo. Niyo mpamvu rero uzagenda ukagurisha iyo modoka yawe, ukayivanamo amafaranga aruta ayo wayiguze, hanyuma ukayongera ukagura imodoka y'agatangaza. Ushobora gutangira ku mafaranga miliyoni 1 cyangwa miliyoni 1 n'igice, bitewe n'ubushobozi bwawe ufite, ukigura imodoka. Ariko uko bucya nuko bwira ugenda utangira kuryoherwa. Iyo watuze imodoka uraryoherwa. Ntabwo ushobora kugura imodoka miliyoni 1 n'igice ngo nukenda kuyongera kugura imodoka uhinduye ngo ugure iya miliyoni. Oya, ahubwo uhita wizamura rwose ukisanga waguze imodoka ya miliyoni 3. Ndashaka kwereka imodoka nyinshi zitandukanye, ngenda nkubwira n'ibiciro byazo, nkubwira n'amazina yazo, hanyuma kugira ngo rwose utaza kuwacikwa, kuko iyi ni Burashari TV. Nitwe dutunganya misiyo twatumwemo kuri 98%. Bimeze bite? Ese koko ndabasha? Bishyire muri comments. Nsoza kino kiganiro mbisanga muri comment, uvuge ko mbasha. Ariko nshimira aba Burashari mwe munyandikira kuri WhatsApp mumbwira ati Burashari kabisa turakwemera, uri inshuti imagara. Allo, bimeze bitabari mu majyepfo, allo mu majyaguru mu burengerazuba. Aba diaspora mwe murankurikira, ariko piti cyitwa abakunzi. Afite inzozi zose, ariko cyakoze nakoma mutanagize. Abambwira ngo megabyte zanyu ngo mba nazimaze, nukuri ntabwo mba nazimaze. Ariko usanga kariho shakira, ugomba gushakira imodoka. Nta handi hantu uzakura imodoka. Niba ufite ubwenge kandi ukaba utekereza ku muvuduko munini, nta handi hantu uzakura imodoka usibye kuri Burashari TV. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ntabwo bizatuma udatunga imodoka, nta nubwo bizatuma utagenda mu modoka iruta iya babandi bakwirukanye. Ujye ubareka, baramaze. None se ubu nturiho ko bakwirukanye? Ntukora se, nturya, nturyama, ntugiye kugura imodoka se? We witinya ngo uvuge ngo mfite ubushobozi bukeya, ngo Burashari ngo TV ngo turakwemera, ngo mfite ubushobozi buke, ngo akazi ngo karahagaze, ngo none ngo nayo mfite imodoka yo kazi. Wari ufite imodoka y'akazi, nawe afite imodoka z'akazi bagendagamo, akazi kabo kakaba karahagaze. Utangire wiheberere, utangiye kurwara za stroke ngo ntabwo nshaka kuba nagura imodoka. Gura imodoka kuri Burashari TV, hanyuma nushaka kubakandagire. None se ukora uko ubishaka, ugura imodoka kuri Burashari TV. Icyo nzi cyo, kuba barakwirukanye nta kintu bitwaye, ntacyo bitwaye.
niba wari ufite imodoka wagendagamo y'akazi, we igura imodoka hanyuma ujye uyitwaramo ibintu, inshuti, abavandimwe. Ushobora kwigura imodoka nk'iyi ngiyi. Iyi modoka rwose ntabwo ari amafaranga menshi, ku mafaranga miliyoni 8 urabasha kuba wayegukana. Narakubwiye ngo ntacyo uzabura kuri Burashari TV. Byaciye mu zihe nzira se? Byaciye mu zihe nzira ngo wabuze imodoka? Ushatse imodoka kugura ngo urayibura? Twikomereza nyine, ubundi bagenda nkucishamo kugira ngo ubashe gukanguka mu bwonko bwawe. Ubwonko bwawe bagenda bukangura, nicyo kibazo cyanzanye. Bakwirukanye ku kazi baramaze, ikitakwishe kiguhindura umunyembaraga. Habura ukwezi kumwe ngo nsinye kontara, intebe nicaragaho bayicaje hundi. Umwana w'umusore wari ufite inzozi zo kuzagera kure kandi heza, mu gahinda kenshi n'umubabaro, nzinga ibikapu nderekeza. Niko gukora next ibikurikiye Burashari TV. Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye, ndatekereza kumeze neza kandi uri amahoro. Ndagushimiye ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti imagara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV hakaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Ibisanzwe mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel, uwo ni wenge. We bakwita n'ukurikiye Burashari TV. Aka kanya ukaba uri kubona imodoka nyinshi zitandukanye, aka kanya ukaba ugiye gucagura cyonze cyo guhitamo birakuvuna. Uherereye aka kanya wowe ukaba uri umu Burashari. Ese koko ubundi uri umu Burashari? Aba Burashari mumeze mute? Ngani muzamura agatoki turebe. Ese wakoze subscribe? Uri umu Burashari wakoze subscribe? Kandi mbabwira ikintu gishobora kunyemeza ko uri umu Burashari. Kugira ngo ube umu Burashari ntabwo ari ikintu kigoye, nta kosa uzajya gukora kugira ngo ube umu Burashari. Niba warakoze subscribe ugakora muri bagenzi bawe, wamaze kwinjira mu muryango w'aba Burashari. Niba waraguriye imodoka kuri Burashari TV, wamaze kuba umu Burashari. Ikiguye kuri umu Burashari rero ni uko ugura imodoka kuri Burashari TV, wazakenera kuyigurisha ukayituzanira tukayigurisha. Cyangwa niyo tutanayigurisha, aho ukaduhamagara ati Burashari TV, ya modoka wampaye narayigurishije, nabonye inyungu iriho, nabonye inyungu ya miliyoni. Icyo gihe biranshimisha, mpita numva yuko naguheye ku kiranguzo cya kweri cya bya mba nagwere ku kiranguzo cyiza cyane. Iyi bayita Altis automatique ku mafaranga miliyoni 7 urabasha kuba wayegukana. Altis automatique bayita Toyota Corolla Coupe automatique ku mafaranga make cyane miliyoni 4 urabasha kuba wayegukana. Ese koko ndabasha se cyangwa ndapaca bishyire muri comments. Aba Burashari mumeze mute? Ese koko mumeze neza? Nta kibazo mufite? Aba Burashari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali, mwe nahaye imodoka muri burere butandukanye, nagiye mereza imodoka. Abari mu karere ka Gisagara, akarere ka Huye, akarere ka Nyanza, akarere ka Nyaruguru, mumeze mute? Ijwi riraturika. Nuko ndabakunda kandi ndabashimira, ndabashimira rwose. Buri iyo mugura imodoka kuri Burashari TV, hari umusanzu mamutse kuri Burashari TV. Hari umusanzu mamutse, ariko se Burashari TV uri muyibona gute? Muyibona mute Burashari TV? Iyi bayita Toyota Corolla 2010, umwaka wa 2010, imodoka nshyashya. Nyashaka kuyigurisha ku buryo bwihuse cyane, arashaka amafaranga make cyane, amafaranga miliyoni 7,500. Ndabikora ko kuri umu Burashari nyiguheshe. Iyi bayita Camry, iyi ni nziza cyane ku mafaranga miliyoni 9 urabasha kwegukana. iyi vatiri nziza cyane, iracyane nshyashya, nyirashaka kuyigurisha cyane, arashaka icyitwa inote koko. Duhamagare kuri 0788 n'izi nomero ubona kuri screen ya Burashari TV. Izo nimero ushobora kuba ziduhamagara ushaka imodoka yo kugura kandi ku giciro kiri hasi cyane, imodoka izakugira akamaro, ya modoka uzagendamo akavuga ati iyi koko nta handi wayivanye. Niba atari ibanga ntiwayivanye kuri Burashari TV,
Brashari TV hejuru 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 hejuru. Mumeze mute ugiye kuvuga ngo ndakabye, erega ntabwo ukabya kuri ahangaha. Nugira amahirwe yo kuzahura nanjye uzamenye kuzacyura imodoka uko byagenda kose, wabishaka utabishaka, nuhura na Brashari TV uzacyura imodoka kandi nziza ku giciro kiri hasi kandi y'agatangaza, nziza cyane. Ya modoka y'umuturika, ya modoka y'abakibaze, modoka za Kasabo. Wowe wari watega ubundi wari watega rifite bakayikwima cyangwa imvura ikakunyagira ku muhanda wowe, ariko se mwaje mukagura imodoka. Nyamara ndi gutanga promosiyo, turi gutanga promosiyo kandi idasanzwe. Muri iyi minsi turi gutanga promosiyo, ndabibwira aba Brashari. Nugira amahirwe yo kuzahura n'umuntu waguze imodoka kuri Brashari TV, ntabwo uzamvuna, azaguhamya pe, azaguhamya. Nugira amahirwe yo kuzahura imodoka kuri Brashari TV, umunsi umwe urahagije kugira ngo ucyure imodoka kuri Brashari TV. Iteguye neza, utange komande. Aha bisaba gutanga komande, ntabwo ari ukoza ntabwo ari ukuvuga ngo ngalo ukampamagara ngalo ngo narinje kugura imodoka. Tanga komande tukubukingira umwanya, hanyuma uze ugure imodoka. Uzigura imodoka nziza witonze, tuguheza imodoka 20 uhite n'imodoka imwe kandi ku giciro kiri hasi cyane. Nabwo ngo guhera ku mafaranga miliyoni 1 kuzamura gato ubasha kwegukana imodoka kuri Brashari TV, imodoka izakugirira akamaro. Bimeze bite rero? Bimeze bite? Mbona gusuza Brashari mwese, Brashari murasazo bw'u Rwanda, mu Burengerazuba, mu Majyepfo, mu Majyaruguru, aba diaspora, abari mu mujyi wa Kigali, ndibaza komeze neza kandi ijwi rituriha. Ndagushimiye twabanye kuri Brashari TV, turi guteka imodoka ku isoko, turi guteka imodoka z'abakimaze. Nuza kugura imodoka kuri Brashari TV, nzagufasha nk'uwifasha, ngufasha umuvandimwe we, ngufasha nk'ufasha inshuti ye magara. Icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Brashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kimikro ni Brashari, nige na Emmanuel, tuzasuruta turi guteka imodoka ku isoko. See you, bye bye.